Nongeye kubasuhuza mugire amahoro. Uyu munsi noneho tugiye kureba nkuko twasubitse isomo ry'ubushize ritarangiye neza tumaze kwiga copy and paste, cut and paste. Uyu munsi tugiye kureba noneho ni gute umuntu areba ibintu biri kuri flash, ni gute akura ibintu kuri flash abishyira ku mashini, ni gute ukura ibintu ku mashini ubishyira kuri flash, ese ni gute winjira kuri flash yawe, ni gute ucomeka flash. Mbere na mbere ugomba gufata flash yawe ukayicomeka muri mashini, kandi ukitonda ukareba neza yuko ugiye gucomeka neza flash kuri mashine, kubera ko ushobora kwicomeka nabi bigatera ibibazo. Ikindi ngomba kwitondera ni ukumenya nimba mashine ugiye gucomekamo flash yawe irimo antivirus, kubera ko ushobora gushyiramo flash ifite amavirusi ugasanga mashine yawe irakrashinze cyangwa se yatatswe n'amavirusi mu buryo utazi. Ubwo rero tuzareba nanone ukuntu umuntu yashyira antivirus muri mashine kugira ngo ibyo bibazo bitazajya bibaho. Ariko uyu munsi tugiye kureba ni gute bakora ibintu kuri flash, ni gute babishyiraho, ni gute bareba ibintu biri kuri flash. Hano rero ikintu cya mbere urabanza ukazana flash yawe ukayicomeka kuri mashine. Murumva akantu ka message gasonye biba bivuze yuko mashine yanjye yakiriye flash. Iyo urangije rero hari uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo urebe ibintu biri kuri flash yawe, uburyo bwinshi kandi butandukanye ushobora gukoresha. Ikintu cya mbere ushobora gukora kugira ngo urebe ibintu biri kuri flash yawe, ushobora kujya kuri start bitewe na mashine ufite na window irimo, biterwa n'uburyo ki mashine yawe imeze na window irimo. Hari mashine zifite window 10 n'izikoresha window 7. Hari mashine ujya kuri start bikagusaba ngo uhite ubona ahantu handitse my computer cyangwa se ahantu handitse ngo this PC, akaba ariho ukanda. Iyo ukikanda kuri start rero uhita ushaka ahantu hashobora kuba handitse kimwe muri ibyo, kuko biba bitandukanye bitewe na operating system aricyo bita Windows kirimo muri mashine. Nuvuga ngo rero bitewe na window irimo muri mashine yawe biba bitandukanye. Ureba ahantu handitse this PC cyangwa my computer umaze gukanda kuri start. Ariko kuri mashine yanjye ntabwo ari this PC, nta nubwo ari my computer, ahubwo ngomba kunyura muri File Explorer. Bivuga ngo ni ibintu bitatu ugomba kureba. Ugomba kureba handitse File Explorer, cyangwa yaba atari File Explorer ukareba handitse this PC, cyangwa yaba atari this PC ukajya handitse my computer. Bizaterwa na operating system iri muri mashine yawe. Nindangiza rero ndakanda hano kuri File Explorer. Nyuma gukanda kuri File Explorer hano ushobora kugira taburo nini kugira bigaragare neza. Hano rero murabona ko n'ubundi ndabanje kujya muri File Explorer, ariko n'ubundi banzaniye ibyumba bitandukanye bya mashine. Izi ni ahantu hatandukanye ushobora gushakira ibintu kuri mashine yawe. Ariko ngiye kubera ko ushaka flash, uburyo bwiza bworoshye kandi bugaragara, murabona ko hano mbona ahanditse ngo this PC. Uvuga ngo bitewe na mashine ushobora kunyura hariya ukaguha ngo File Explorer ukazamo bagahita baguha this PC. Hari naho ukanda kuri start bagahita baguha my computer cyangwa this PC ugahita ubibona. Ibyo byose ugomba kubibona, izo tekinike zose ukazimenya ukakurikira ahari kimwe muri ibyo ngibyo. Ninkanda kuri this PC barahita banyereka, murabona hano bahise banyereka mfite ibintu bitatu bitandukanye. Mfite local disk C, mfite USB drive na data. Ubundi mashine igira icyo bita ama local disk bitewe nuko umuntu yabikoze yabishatse, nabyo wenda tuzagira umwanya wo kwiga ayo masomo ajyanye n'ibyo ngibyo. Ariko uyu munsi hano mureke nkuremo flash yanjye kugira ngo murebe ikiri bubi. Murumva ko nkuremo flash yanjye. Ninkuramo flash yanjye rero ndasigarana local disk za mashine gusa. Hari local disk D, C n'ingiyi bayise data, ariko nayo bari local disk yitwa E, ubu ni E. Nuvuga ngo rero ushobora gukandamo hano nkajya kuri local disk, hashobora kuba harimo ibintu bibitsemo, cyangwa nkakanda hano ngasubira inyuma nkajya kuri local disk ya kabiri nkinjiramo.
bivuga ngo nayo ni ibi bintu bitandukanye n'izi dokima zirimo. Noneho ikintu tugiye kwiga ni ukureba ni gute ukopi ikintu ugikura kuri flash ugishyira kuri mashini. Hano rero ndaza nongere kiremo ya flash yanjye, nishyiramo ya flash yanjye, murabona yuko iri kuyakira, murabona yuko already flash yanjye yamaze kugeramo USB drive. Ndakandaho, ndabanza ntegereze irangize kurodinga, yarangiye nkoreshe left click, nkore double click. Bivuga ngo ibi bintu hano biri kuri flash yanjye, uhita ubibona hano this PC ariko muri USB drive. USB drive niriya flash yanjye. Hano rero ese ni gute na kopiya ibintu nkabikura kuri flash? Twamaze kwiga copy and paste, cut and paste. Ese nshaka kubikuraho burundu, ndakora copy and paste. Nshaka kubikuraho no kuri flash bikagumaho, ndakora copy and paste. Mu gihe bikuyeho burundu, ndakora cut and paste. Hano rero wenda tuvuge n'urugero, hano mfite programme ya Adobe Reader cyangwa hano mfite new gospel video. New gospel video, ikintu cyane ndakora, ndazanye klikeho rimwe nkoresheje left click. Noneho ni nanyuza nkore right click, nje kuri copy. Ni nkora kuri copy, ubwo rero ndahita ngenda subira inyuma, ibimbi closing, wenda nje kuri desktop yanjye. Uhita ujya ahandi hantu ku kindi cyumba ushaka kubishyiramo. Wenda ni nkora right click hano, nkajya kuri paste, ya ndirimbo yanjye irahita ijyaho. Already murabona ko new gospel video yamaze kuza hano kuri desktop yanjye, ku screen ya desktop. Noneho hari ubundi buryo nshobora noneho gukora copy. Wenda ubwo twakomeje dukoresha desktop, reka noneho tujye n'ahandi. Nshobora gukora copy nanone. N'ubundi iyo wakoze copy utarakora ikintu kuri copy, ya command bikirimo, si ngombwa kongera gukora copy ujye kubishyira ahantu henshi hatandukanye. Mvuga ngo n'ubundi ndaza wenda muri document, nimba ariho nshaka kuyishyira, cyangwa se nimba ari muri picture cyangwa muri music nshaka kuyishyira, ndaklikamo, noneho nkore n'ubundi right click, nje kuri paste. Already murabona ko ya ndirimbo yanjye yamaze kuhagera. Birumvikana rero ntagira umuntu uzasiragira afite ikintu kuri flash ashaka umuntu umufasha kugishyira kuri machine, cyangwa gifite kuri machine ashaka kugishyira kuri flash. Ni copy and paste, cut and paste. Noneho rero dukore umwitozo wo kugikura noneho kuri machine ugishyira kuri flash. Murabona ko hano mfite folder zitandukanye, hari animal pathology. Iyi folder yanjye nshobora kuyikopiya nkuko twamaze kubireba ko bakora copy. Ndakora copy, ngende kuri flash yanjye, flash ndajya kuri this PC. Urabona ko flash yanjye ni iyi USB drive, nifungure ningeramo nkirike ntago nkirika kuri kireke ugiye kubishyira muri folder imwe muziri muri flash, nibwo ukirika kuri folder wera bavuga ati ngiye kubishyira muri riyo. Ariko niba ushaka ko bigaragara ahangaha uhita ubona ukika ku ruhande ahantu hatari ikindi kintu, ugakora right click, noneho ugakora paste. Ndizera buri muntu wese yamaze kumenya copy and paste, cut and paste, noneho no gufungura flash yawe ugakuraho ikintu cyangwa se ukagishyiraho. Isomo ry'uyu munsi naha turirangirije, murakoze cyane.